Mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho mugiye muherereye. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Njuri kuri Mike nkuko bisanzwe nuwase Sara, ikinyamakuru cyanyu cyangwa se ikirambi cyanyu ni Kim Films. Abatarakora subscribe turabasaba gukora subscribe, share, comment kugira ngo mujye muhora mubona ibiganiro byacu bitabagoye. Aho bwije mwiriwe, aho bukeye mwaramutse, hanyuma tuhaye kaze n'akari kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Murabona imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa nkuko twabasezeranyije, turi muri kunda umurimo muri iyi minsi. Karibuni, turi muri kunda umurimo. Ubu ngubu turi kugenda dusura abantu mu tuzi twabo aho bagiye bakora. Murabizi ko ubushize twabitangiriye kuwa mandazi, ubu ngubu turi mu bimyenda. Tubahaye kaze n'akari kugira ngo rero mwumve bamwe uko bagiye biteza imbere, aho byabakoye naho byabagejeje, kugira ngo tubane nawe urira ngo nta kazi ufite, igishoro icyo ari cyo cyose ufite cyakugeza aho wumva ushaka kugera. Reka tubanze twegereze umutumirwa wacu. Ni karibu, nabanze yibwira abadukurikiye. Okay, murakoze. Nitwa Ingabire Mado Neila, abandi umukobwa w'abanyabyinshi mwisho w'abasama. Murakoze cyane, mutubwiye ko muratwibwiye nibyo, ariko ntimubwiye abantu aho muherereye, aho mwicaye, kugira ngo bamenye adresse yanyu neza. Ntuye Nairobi mu gace bita Umoja, akaba ariko nakoreramo ahitwa Umoja 2 Phase 2. Murakoze cyane. Tugusanze mu iduka ry'imyenda. Imyenda ni y'abana, ni y'abantu bakuru. Mwakubwira abantu muri make? Njye nkora ubucuruzi bujyanye no gucuruza imyenda y'abana, guhera ku ruhinja ukagera ku mwana w'imyaka 16. Imyenda ncuruza ni imyenda ya karite zose zitandukanye, imyenda y'abakobwa n'imyenda y'abahungu, byose biravanze. Tutaragera aho ngaho, Mado ni muntu ki kuburambuye, mwaturutse he gutyo kwibwira abantu kuburambuye kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina cy'akazi? Okay. Mado ni umukobwa w'umunyamurengekazi waturutse muri Kongo aho bita muri Byura, ndererwa mu Rwanda, niho nakuriye. After nza kuba Nairobi, niho natangiye ibintu byo kwikorera, ariko no mu Rwanda narikoreraga. Then igitekerezo cyo kwikorera ngikomereza Nairobi kuko ariho twari twimukiye n'umuryango. Mado n'umukobwa ukunda gusenga, uririmbira Imana. Nkaba mba no mu ishami rya ministeri bita Voice of Bless, nkaba nyoboye n'umurimo w'Imana mu ishami ry'abaririmbyi mu mbaraga z'ubutumwa. Murakoze cyane. Nigeze kubona indirimbo, hari indirimbo imwe nigeze kubona mwasohoye, sinibuka ukuntu yitwa y'umupapa, nimba ari umupapa nimba ari umugabo, witwa ngo ni Peter. Nigeze kubona muyisohora. Muri make uri n'umuhanzi, cyangwa se hari ukuntu bajya bita ngo nimba ari ababekazi, niba ari aba makeup, nimba ari abakisinza mbamenya, nawe uri muri abo ngabo? Njye ntabwo ndi umuhanzi, njye ndi umubekazi, ndababekingira, yani ndirimba ijwi rya kabiri ryo bita alto, niryo ndirimbamo. Abo ni nabaki? Hariho abantu bameze nganje batazi ibijanye n'ivy'ikorari. Aba ba makeup nabaki? Ababekazi nabakira, yani hari uyobora indirimbo agatera, babandi bakira nibo bita ababekazi. So ndi muri abo rero bakira, babandi baba bari hari umurida hakaba n'umubekazi. So urya utera niwe murida, noneho nge nka umubekazi wo kumwakira. Urakoze cyane. Ese nk'ubu ngubu umuntu yakubwira ngo uririmbe alto uri wenyine bigakunda, cyangwa woririmba rimwe rya kwanza? Oya, kuririmba alto nabyo nabikora kuko akenshi niryo jwi ryanjye nkoresha, narikoresha tu. Mwaturirimbira akaririmbo kagize iminsi kabagendamo, kubera ko umuntu w'umuramyi azagira akaririmbo kaza kamuzindukamo mu gitondo, umaze kubyuka, umaze kwambara, ugiye muri dushe, ni nk'akaye karirimbo kakujemo?
rero ntabwo ibintu byo kuririmba ngewe nari nabipanze, ariko ikintu burya kiba mu muntu ntabwo ajya agisiga ahora akigendana. Naririmba nk'agace gatoya tu, sinzi nimba nakaririmba muri alto cyangwa akaririmba muri soprano, ariko iyo ijwi rigufasha rikuzamo mbere ari ryo uririmba. Okay, reka nkoreshe muri soprano nibyo biri bube byiza. Okay. Shimwa, shimwa, himbazwa mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Shimwa, shimwa, himbazwa mwami Yesu, umutima wuzuyemo ishimwe riva mu ijuru. Murakoze cyane. Ese ko ino abantu bafite impano zo kuririmba, ko abenshi baja kuririmba mu banyagihugu bakabahemba, ko numva namwe mubizi, kubera iki mutagiye kuba mwaba mukora akazi nk'ako ko kuririmba mu banyagihugu? Murakoze. Ngiye kubera ko mfite akazi kanjye nikorera, ntago nari kuzabifatanya n'akazi ko kujya kuririmba mu banyagihugu. Ngira nduhuka ku Cyumweru adeni nkajya kuririmba mu ikanisa aho nsengera. Urumva sinafata iminsi y'ama practice ngo nyivange n'iminsi yanjye y'akazi. Already akazi kanjye mba ngiye kukica, kandi nako kampereza inyungu nge mbona kiruta iyo bakura muri abo banyagihugu. Murakoze cyane. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Mwatangiye akazi gute ko kwikorera, cyangwa se mwabanje mukorera abanyagihugu? Ngaho duhe nko ku rugendo ukuntu mwatangiye mugeze hano muri Kenya, ukuntu ubuzima bwagiye bugenda, mubona mutangira utu tuzi nyine abandi batangiye kugeraho mugeze ubu nyine. Okay, murakoze. Ngewe natangiye nkorera abanyagihugu muri 2015. Niyo natangiye gukorera abanyagihugu. Nakorera abanyagihugu bagera muri 4 batandukanye. Kubera uko nagendaga mbakorera, nagenda ndushaho gufunguka mu mutwe, mbona bitewe n'ukuntu bakoresha umuntu, ntibaguha igiruko gihagije, n'amafaranga baguhemba ni makeya. Ngira igitekerezo cyo kuvuga ko nshobora mu bushobozi buke naba mfite nshobora gutangira nkikorera. Okay, nta support indi nari mfite usibye amaboko yanjye n'ibitekerezo byanjye. Mu mafaranga rero nakoreye abanyagihugu nagiye ngenda nkuraho make. Urumva ayo nakoreraga yatungaga umuryango, ariko nkagira na twatundi duke nshobora kuvuga ngo ejo nshobora kugira ikibazo runaka nkayakemuza. Ayo rero niyo nagiye ndafata, yari 10,000 by'amashiringi. Ndavuga ibyo ari byo byose uko naba mpagaze kose 10,000 bizamfasha gutangira business yanjye. Niyo mafaranga nafashe. Sezero wankoreshaga mubwira ko nanjye ngiye kwipanga nkazikorera, ndambiwe gukorera abantu. Yabyumvishe vuba, aranambwira ngo azansapotinga, usibye ko iyo support na n'ubu bitaraza, ariko nari mfite amafaranga 10,000 mu ntoki. Ndagenda ndangura imyenda mikeya. Naranguje imyenda y'ibihumbi, ndakeka byari 7,000. Ndagenda ntereta umuntu wakoreraga ku ibaraza, ndamubwira ntize hanze nge mpakorera, adeni nizajya mbona ayinyungu nzajya mugeneraho soda. Nabanje gukorera Kayore, mpakorera ukwezi kumwe, mbona ntibigenda nkuko nabyifuzaga. Nibwo nimutse nza Umoja, mbona price yo gukoreramo banyaka 10,000 ya rent na deposit. Urumva nta yandi mafaranga nari nsigaranye. Nagujije umuntu amafaranga arayanguriza 10,000, mpita mfata ku kazu. Ndagira murabona ni naho nicaye. Nishyura rent na deposit 5,000 n'ibihumbi 5 bya rent.
mfata ya myenda y'ibihumbi 7 nari naranguye nyishyira mu iduka. Iyo myenda y'ibihumbi 7 niyo nahereyeho, niyo nacuruje kugeza kuri uyu munsi wa none, niyo ingejeje ahangeze. Uko bwagendaga buca iyo nyungu nabonaga niyo nagendaga nsubizayo kurangura. Ayo mafaranga nahereyeho ibihumbi 7 niyo yatunze umuryango iyo myaka yose, niyo niyambikamo, niyo njyana muri saro, niyo kira kitumbese. Aho ngeze ubu urumva, aho ngeze ubu nyine ndashobora kuba navuga ngo na amafaranga nshobora gufashisha undi muntu nakaba yatangira business, kuko aho ngeze urumva yari kubye cyane. Ntago nkiri ku rwego rwo kuvuga ngo ndajyana ibihumbi 7 ku isoko ndayarenza akanzanira indi nyungu irenza yo mba nashoye. Murakoze cyane. Utuhaye urugero uko wagenze kugira ngo ugere aho ugeze ubu nyine, ni byiza cyane. Ese nk'ubu nyine uvuze ko utunze umuryango, hano muri aka kazi ushobora kuba wenda wakwishura cyane ko amazu ya hano ahenda, ukishura inzu ukoreramo, ukishura wenda n'inzu y'imuhira, mukabonamo n'ibibatunga. Ibyo byose bishobora kuba byaturuka muri aka kazi. Murakoze. Bikurikiranye nuko nkora, ngenda umuntu wizeye icungamutungo cyane. Nibyo bintu nanigiye, nabishoyemo amaboko n'ubwenge bwanjye, kuko ari nabyo bintu nishuriye Minerval. Ndashobora gufata ibihumbi 10 nkabijyana kurangura. Ibyo bihumbi 10 niba umwenda nkuranguye 100, hano nkaza nkawugurisha amafaranga 200, already wa mwenda ubunzaniye amafaranga 100 y'inyungu. Wenda ku munsi tuvuge nacuruje imyenda y'ibihumbi 3. Muri ibyo bihumbi 3 already icyatanu na amafaranga y'inyungu. Icyo cyatanu ndashobora kurya 500, adeni igihumbi nkagisevinga. Vango ayo mafaranga nkorera hano, iyo nyungu ndashobora kwishura hano nkorera, nkagaburira umuryango. Yego sinishyura inzu mbamo imuhira, kuko hari andi maboko Imana yadutije, ayo maboko akishura inzu. Nkagira n'umubyeyi utameze neza mu bijyanye n'umubiri, abakeneye kurya neza, abakeneye ubuvuzi bwihuse. Hari basaza banjye biga baba bakeneye Minerval. Mbese ayo mafaranga yose nkubwira ngenda nsevinga, niyo ansapotinga kwishurira abana ku ishuri, kubagaburira, no kwishuriraho nkorera, no gufasha uwo mubyeyi kubijyanye n'ibyo yarya n'amatike. Mbese urumva inyungu nkuramo hano iramfasha kabisa. Urakoze cyane. Uratubwiye ngo wishuriramo abana amashuri. Tuzi ko neza ko amashuri hano muri Kenya ni amashuri agiye ahenze. Ubu se hano ukwishurira, nimba atari ibanga, wishurira abana bangahe? Murakoze. Mu biganza byanjye mfite abana 4 ngomba kwishurira ishuri. Hari uri muri interna, hakaba biga bataha 3. Abo bose mbishyurira amafaranga y'ishuri. Urumva ikintu nge nihaye cyo kumfasha kwishura abana ishuri. Hari ibintu hano muri Kenya biti bimina icyama, no kuvuga ngo mveresa amafaranga 600 ya buri munsi. Ntacuruza ndashakisha uburyo bwose mu mafaranga 600 nayabona ya buri munsi. So iyo nyatanze gutyo mu kwezi nkakira amafaranga wenda agera mu bihumbi 20 na bingahe cyangwa 10 na bingahe. Iyo aziye rimwe amfasha guhita nishyura ayo madeni y'amashuri n'amadeni y'ibiryo. No kuvuga ngo nanjye ntago ari amafaranga mfata buri munsi nkayakoresha, na amafaranga nsevinga mu bimina kugira ngo angarukire ari menshi buri kwezi, amfashe kwishura ibyo bintu by'ibibazo mba mfite. Urakoze cyane. Tuvuye kuri icyo cy'abanyeshuri, hari uratubwiye ngo ufite n'umubyeyi utameze neza cyangwa se ufite uburwayi. Ese we byaba bimeze gute? Wifata gute n'amashuri y'abana no kugaburira? Ngaho tubwire mu ncamake. Murakoze. Umubyeyi wanjye arwaye indwara bita kidney n'indwara y'impyiko, akorerwa dialysis inshuro 2 mu cyumweru. Kandi urumva nta mafaranga menshi, ari amatike, ari ibyo akenera byo kurya. Ni amafaranga menshi. Muri ubwo burwayi ntago navuga ngo ni amafaranga ava ku mutwe wanjye gusa,
hari sapoti y'abavandimwe, hari sapoti y'inshuti, mbese hari abantu bagenda batanga mucango kugira ngo ubwo buvuzi bwiwe bukomeze budahagarara. Ni ukuvuga ngo njye nimba mbonye uyu munsi wenda nka 500 ari reserve ku bibazo bindi mfite, ayo ngayo already arakemura ibibazo byiwe, ejo undi nawe agashyiramo ukundi kuboko, gutyo kuko impyiko n'urugendo rutoroshe. Already imyaka 2 irashize yivuza, kandi urumva ni ikibazo umuntu atakwihererana. Nagiye mfatanya n'abavandimwe b'umubyeyi, mfatanya n'abavandimwe banjye, mfatanya n'inshuti z'umuryango, inshuti z'umubyeyi, inshuti mbese abantu mu mpande zigiye zitandukanye baradufasha bitewe n'uko umuntu afite uwamfashije none si umfashe ejo, ariko ubuzima bukagenda bwicuma, ejo akavurwa, ejo gutyo. Mbese sinavuga ngo ni ukuboko kwanjye kuko njye ntacyo nshoboye, uburwayi bwiwe ntacyo nabukoraho, ariko bitewe n'andi maboko adushigikira, inshuti, abavandimwe, umuryango, tugenda tumufasha uko dushobojwe kugira ngo ubuvuzi bwe bukomeze kwitabwaho, azagera igihe akira yitaweho neza. Urakoze cyane. Utubwiye urugendo mukora, ese mubona hari icyizere byibura cy'uko byazakira ku byo mukuramo, impyiko zakongera zigakora, cyangwa hari ukuntu nabwo umuntu abana n'ako kamashini mu minsi ye yiwe yose kwa muganga bakaba bamubwira ati nuko ni burundu, cyangwa se nimba bazabaye icyizere bakababwira ati byibura hari icyizere cy'uko azakira? Murakoze. Icyizere cyo kirahari 90% bitewe n'uko yari ameze, kuko uko twamujyanye ameze ku bitaro, yabaye Kenyatta amezi menshi, ubu nyine aravurwa ari muhira, ariko n'umuntu uhora ku bitaro. Ariko uko bimeze kose, aho yavuye n'ahageze none hari impinduka n'itandukanye, ku buryo n'icyizere cyo gukira kigaragara. Kuko niba umuntu ashobora kuba yaravuye bakwereka ko wenda impyiko zirwaye kuri 80%, ubu nyine zikaba ziri gukira zigeze nko kuri 30%, urumva n'umuntu wakoze urugendo ruhambaye rwose. Icyizere cyo gukira cyo kirahari rwose, kuko n'abamwitaho bamufasha mu buryo bwose bo nabaha icyizere ko gukira kwiwe kuri hafi cyane rwose, kuko ndabibona cyane iyo nkoresheje ibipimo nkareba uko ejo yari ameze, mba ndeba ko hari impinduka igaragara rwose. Gukira kwiwe kurahari cyane. Imana yo mu ijuru igira icyo ikora, kandi mu by'ukuri uri intwarikazi kubona umwana w'umukobwa wisharija ku muryango ubungana gutyo, ugakora ibikorwa bimeze gutyo. Ni ikintu cy'ubudashikirwa cyane, kandi ndango ni ikintu kibe gihesheje ishema yaba wowe yaba n'umuryango uba uvuka mukomokamo. Wenda tugana ku musozo w'ikiganiro, ubu ngubu hariho nk'abantu b'urubyiruko bicara bagikorera Abanyakenya, bakicumva ko Kinyonzi gusa ariko kazi, Protector niko kazi gusa. Ese nihe nama wabagira? Murakoze. Ngewe inama nabagira nk'urubyiruko mugenzi wabo, nabagira inama yo gufunguka mu mutwe, bakagura ibitekerezo byabo bikaguka, ntibarebe hafi kuri utwo dufaranga tw'Abanyakenya babaha twa buri kwezi. Urashobora kwaguka mu mitekerereze yawe ukabona ko ayo mafaranga baguha ya buri kwezi ataguha ikiruhuko gihagije, ataguha ibyo wifuza byose, atakuri berita ngo najye no mu zindi gahunda. Warenze iyo mitekerereze ukaguka, ukareba ko ushobora kwikorera mu mafaranga makeya. Hano muri Kenya icyo nabonye cyo kwikorera n'ibyo bintu bihesha amahoro, bikaguha n'inyungu ihagije wifuza. Kuko ndatekereza ko ushoboye kugira ibihumbi byonyine 15, ushiritse ubute ugakura amaboko mu mufuka, urashobora kwikorera ukiteza imbere. Ayo mafaranga ibihumbi 15 y'amashiringi arashobora mu mezi 2 kukungura akakugeza mu bihumbi 30. So icyo mbasaba ni ugukura amaboko mu mufuka, mukumva ko kwikorera bishobora kuguteza imbere. Kwikorera bitanga, yani biguha umwanya uhagije wo kwitekererezaho, kugira ibindi bikorwa wakora. Ni ukuvuga ngo mureke kubona ko amafaranga muhabwa buri kwezi ukoreye undi muntu ahagije gukemurira ibibazo, ahubwo kwikorera bigufungura mu mutwe,
uranakora cyane kurenza uko wakoreraga undi muntu, kuko niba ushobora kubyuka saa 2 ugiye mu kazi k'umuntu atari buguhera ncuri burye ku manywa akazaguhemba 10,000 mu kwezi, ayo mafaranga yaguhaye 10,000 mu kwezi urashobora kuyafata ukajya gikombo karangura, ukashobora no kuranguza n'7,000 ukicura 3,000 aho ukorera. Ayo mafaranga 7,000 washoye nyuma y'ukwezi kumwe azaza ari double, wishyura aho ukorera, unarye na bya biryo utaryaga ku manywa, ubeho neza wumva utekanye udategemeye ku muntu, kandi wumve ko gukorera undi muntu already uba wicaye uvuga ngo anytime ashobora kumagarika mu kazi ke cyangwa akagafunga, ariko iyo wikorera nukuri biguha amahoro kandi bikaguha gutera imbere kurushaho ko wakorera undi muntu. Urakoze cyane, utanze inama nziza, abantu adresse kugira ngo ese nk'abantu bo hanze bakeneye imyenda ujya wohereza imyenda hanze, yaba mu Rwanda, Uganda, za Amerika n'ahandi hose, ese waba uyohereza cyangwa se umuntu twagerageza gushaka amasoko kugira ngo wenda ujye woherezayo, ese bimeze gute? Okay, murakoze. Ngewe nta support iri hanze y'abantu nzi babimfashamo, ariko iyo mbonye odari nk'umuntu ntumye ari hanze akantuma ibintu nk'imyenda, ndashaka kugenda nkayimugurira akanyorienta aho nyishyira. Ngewe icyo nkora gusa mucaginga wa mwanya wanjye yafashe, nkagenda nkamurangurira ibyo akeneye, ngewe anyishyura umwanya wanjye manatakaje kutaba nicaye mu kanjye kazi nkajya gukora ibikorwa byiwe yifuza. Ariko hagiye hariho abantu bifuza ko bazajya bampa amaoda nkabarangurira cyangwa nkabagurira kuri detail, nabikora rwose. Haba ari imyenda abantu bakuru ukeneye kwiyambika neza, ndi umuntu ushobora kukureba nkamenya ngo waberwa n'iki kintu, nkagenda nkakigugurira adeni nkakikoherereza bitewe n'inzira wampaye zo kubicishamo. Adeni ngewe ukeneye nuko wenda nagufasha nko kwita nk'aba bantu bashaka gutangira kwikorera, urubyiruko rwitinya, nakugeza ku isoko rwose ugatangira kwikorera mu nzira ikoroheye, nkakujyana kurangura 1, 2, 3 kugera ahubwo wamenyera nawe ukazatangira kwijyana, kuko gufashanya niwo mutima dutozwa kugira, gufasha mugenzi wawe ukamukura hamwe ukagira naho wamushitse, iba ari umugisha ukomeye iyo hari umuntu ubayeho neza ku bwawe. So uramutse unganye ntago nakwanga kuguha support y'ibitekerezo no kukugezaho waranguriraho nahakugezaho nta kibazo. Then habaye hari undi muntu nawe ukeneye imyenda myiza y'abana, nkora delivery, urambwira ngo urahangaha ukambwira imyenda ukeneye, adeni nkayikuzanira. Murakoze. Murakoze cyane, nkuko muri kubyumva mugane shop yiwe nubwo atatubwiye uko yitwa, ariko kandi mu kiganiro hasi tuzashiraho nimero ziwe, hanyuma bakeneye imyenda y'abana mu bihugu byose bitandukanye nkuko mwabyumvishe, mujye mumuhamagara mumuhe commande aboherereze imyenda y'abana cyane rwose. Icyo kintu kimuziho hano muri Kenya kuko ajya